Igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe, ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza amahirwe atuba kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana ikurinde, ikurwanirire uko bukeye n'uko bwije, kandi nkunda kukubwira ngo birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba umerewe nabi, birashoboka ko waba utameze neza, ariko uko byagenda kose nyuma y'ibyo byose hari Imana ikomeye, hari Imana ikiza, hari Imana ikiranuka. Uyu munsi ushobora kuba waba urwaye, ariko nubwo urwaye ariko humura, ejo bizakunda. Uyu munsi ushobora kuba ufite ubushomeri byanze, ariko ejo bizemera. Uko byagenda kose ejo bizemera. Imana izakomeza kubana nawe, Imana izakomeza kukurinda, Imana izakomeza kukugira neza, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kizakurwanirira uko bukeye n'uko bwije. Uyu munsi ndashaka ngo tugaruke kuri iyi nkuru. Iyi nkuru impamvu nyigarukaho nuko nakomeje kumva abantu benshi bakomeza kugenda bayitindaho. Ibi ngibi twebwe tunyura mu bantu, niyo mpamvu tuvuga ibi. Iyo mpamvu tuvuga ibi nuko tunyura mu bantu. Iyo tunyura mu bantu rero twumva ibibera inyuma y'amarido, tukumva ibibera inyuma mu mitima, tukamenya ibibera hagati muri rubanda. Ibyo bibera muri rubanda rero nibyo tuza tukavuga, kuko wowe nk'umuyobozi ntabwo wabikubwira, ariko hari ubwo babivuga mu matamatama, cyangwa se twebwe bakabitubwira kuko baba batubohokeyeho. Nakiriye abantu bagera nko muri hafi, bamaze kuba nk'icumi, ngenda numva tuganira, ariko niba babaye 10 abandi bo ku ruhande, noneho abo ngabo hari n'abandi benshi bagenda babivuga nyine, ukumva kwazo ni benshi barenga n'10, ahubwo abo ngabo 10 nabo twagiranye ikiganiro. Ariko ku rundi ruhande abicara hirya hasi nibo benshi cyane muri rubanda ruseseka, kandi rubanda ruseseka rwamaze kugira icyo kibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo cyamaze kurenga imipaka yabo y'imitima, imipaka y'imitima. Ni nayo mpamvu rero mvuze iki kintu, kugira ngo wenda hari abari buze kucyumva bo ubwabo bari buze kugihindura. Ni ikihe rero? Ni ikibazo abantu cyane cyane abayoboke bo mu itorero rya ADEPR bagenda barimo kuvuga, ndetse usibye n'abayoboke, n'abayobozi bo ubwabo, abayobozi bo ubwabo nabo bagenda bakivuga, kuko abo bayobozi ari nabo bahabwa aya matangazo, bajya kuyatangaza, nabo ubwabo barimo kugenda iki kintu bakivuga. Ni ikihe rero? Iki kintu ngiye kubwira ni ikihe? Mbere kugira ngo nyivuge, niba ari ubwa mbere, kora subscribe kuri iyi channel, kora like ikiganiro, rwose nta kibazo, gishyiremo komantere yawe, ariko nawe komantere itukana yo uzayireke rwose. Niba uzi kutukana nturaba n'umukristo, ahubwo uracyari ingirwa mu Kristo, uracyari inyuma yabo, nturanabatizwa ahari rwose, kuko hari igihe umuntu usanga yandika komantere ifite igitutsi, ukibaza uyu muntu ubundi ni umukristo? Ese uyu muntu yarabatijwe? Ese uyu muntu yigeze ajya no mu mazi muri Yorodani? Ukibaza Yorodani yaba yaragiyemo, kuko ibi bintu tuvuga ntabwo tubihimba, ni ibintu biriho, niyo mpamvu tubitangaza. Ni ibintu biriho, ntabwo ari byo duhimba. Oya, impamvu tuvuga iki kintu ni iyi: nuko nyuma yuko abanyeshuri bagiye kwiga benshi, ariko nkavuga ko aba banyeshuri bagiye ku ishuri kwiga teoloji ni umutwaro itorero ryishizeho, kuko ridafite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kubishyurira. Kuko bashobora kuba barashyizemo abanyeshuri benshi barengeje bije y'itorero rifite, hanyuma riza kubera umutwaro. Uyu mutwaro rero waje kuba uwuhe? Nuko bari gutanga amatangazo yo gutangisha ituro ryo kurihira abanyeshuri. Hanyuma rero aya maturo, mwibuke ko ADEPR igira ibiturisho bitatu. Igira igiturisho cya mbere cyitwa amashimwe, icyo kijyaho mbere. Akajya igiturisho cya kabiri cyitwa icya 10 n'amaturo, icyo nacyo bijyaho icyarimwe ari 2, ubwo bibaye 3. Hanyuma harimo kuzaho icya 4 cyitwa icyo kurihira abanyeshuri. Ibi rero twagiye tubibwirwa n'abakristo, mutubwire kabisa, ibi bintu by'amaturo, ibiturisho 4 mu iteraniro rimwe, ibi biturisho 4 ko bizatuma abantu ahari rimwe na rimwe badasubira no mu rusengero. Paravati ibiturisho bibaye byinshi, baye kajagari,
basi wenda hari nibabiturishirize hamwe, wenda bo bayakuremo uko babizi, bayaparitaje uko babishaka. Ariko baravuga ngo iyo biturisho bimaze kuba byinshi bitera ikibazo gikomeye. Abo ni abakristo twagiye tuganira, kandi usibye ko ni benshi cyane, nuko navuze nk'icumi, ariko ni benshi twagiye tuganira ko bigenda ubona ko bibangamye, bisa nabi, bidasa neza. Ntabwo birimo gusa neza rwose agataho, kandi ugasanga iri turo ntabwo ari ituro abantu barimo gutanga wenda banishimiye. Ikindi ni abayobozi barimo kuriturisha iri turo, nabo ubwabo ntabwo baryishimiye, ndetse no kuritangaza ubona baritangaza batarihaye imbaraga. Impamvu atari imbaraga ni iki? Nuko ubwabo abayobozi baritangaza bataryishimiye. Abayobozi twagiye tuganira, nari buze kuvuga amazina yabo hano kuba umutekano wabo, kandi koko sina ngombwa, yewe n'ijwi ryabo ntabwo narizana hano. Oya, ntabwo narizana iri jwi rwose, sinarizana. Wirinde, witonde, sindi buri guhe iri jwi ry'abayobozi twagiye tuganira, kuko si umwe, si babiri, si batatu, si bane. Hano bagiye bagaragaza ko rwose ubwabo nabo bibabangamiye, kuko guhagarara imbere y'abakristo ukasaba amaturo 3 ugashyiraho n'irya 4 ari ibintu bibangamye, ndetse n'imitima yabo biyibangamiye. Ariko abikora kuko ari umuyobozi wategetswe, kandi ari buze gutanga raporo. Wibuke neza ko igituma ngo babikora cyane niko abayobozi benshi bambwiye ngo ni ukubera ko bashyizemo clause ivuga ko ugomba gutanga raporo y'iryo turo, ukaritangira raporo. Ukaritangira raporo rwose pe, ni raporo itangira, ni ituro rikomeye, uritangira raporo. Utayitanze raporo mbese ngo byaba ari ibintu birisakira irego. Rero urumva ibi bintu rero byakomeje kugenda usa ubona ko birimo guteza ikibazo, ndetse bitarimo gusa neza mu bakristo cyangwa se mu bayobozi rwose. Banza wumve iri tangazo ni umuntu nyine wariduhaye kugira ngo turivuge nyine. Ni itangazo, iri tangazo impamvu yatubwiye ngo nuko baduha ibintu bimeze nk'agahato. Mbese baryise agahato, baryise ituro ry'agahato. Umva ukuntu itangazo rivuga. Havuze ngo ejo ku maturo yose muzaturisha ituro rya 2 ryo gushyigikira abanyeshuri biga teolojiya, kandi ntihagire uzabyibagirwa, kuko muzatanga raporo yaryo ku mugereka wa raporo isanzwe y'amaturo, muzagire amateraniro meza. Iri ni itangazo ryavuye ku buyobozi. Banza wumve nawe, iri ni itangazo ryavuye ku buyobozi. Umuyobozi rero twaganiriye, abayobozi twaje tuganira, bambwiye ati ni ukubera ayo matangazo ameze gutyo y'ubuyobozi, ariko twebwe ubwacu ntabwo tubyifuza, kuko birimo kutwaka icubahiro mu bo tuyoboye, birimo gutuma tugira n'ipfunwe imbere y'abantu, kuko amaturo yamaze kuba menshi. Aranambwira ngo kandi abo twaka amaturo ubwabo ntabwo bishimye, kubera impinduka zigenda ziba, bari victime, ntabwo bishimye. Kuko kutishima rero birimo gutuma tuyaka amaturo, ngo twanasoza inyuma mu gikari bakaza bakabitubwira ati ariko ibintu byanyu rwose namwe murimo gukabya. Mu yandi magambo, bafite ikibazo. Rero ahangaha barimo kuvuga ati batubwiye nibura, wenda bakatubwira abayobozi bakuru, nibura aya maturo akagabanuka, iryo turo rikavaho, ngo bagakora nk'ibisanzwe, kuko bagiye kohereza abanyeshuri ku ishuri bafite bije. Niba badafite bije, bafati rwose ntibabireke, kuko ntacyo rwose birimo kungura ku bakristo. Rero byari ibyo ngibyo kugira ngo tubivuge, hanyuma ababyumva cyangwa se abayobozi ibintu nibashaka bamenye ko nyamara birimo guteza umwuka utari mwiza muri rubanda. Ntabwo biri guteza umwuka mwiza muri rubanda. Mwebwe mushobora kuba wenda mwibwira ko ari byiza, ariko hasi muri rubanda, hahandi wo utagera hamwe tuganira n'abantu
nibyo tukubwira kugira ngo umenye ibiri kuberayo, hanyuma uze kugira icyo wakora. Imana rero iguha umugisha, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikuzeho. Amahoro y'Imana abarinde kandi akomeze kubarwanira. Ndabakunda cyane. Reka nkubwire ngo kora subscribe kuri channel, kandi ukuboko kw'Imana kuze kubana nawe. Shalom shalom shalom.